bakunzi ba KM&Du Group Limited, twongeye kubasuhuza tubashimira uburyo mugomeje kudufasha mukora subscribe na like ndetse na share. Muri uru rwego rero ngomeje kubashimira mujye mukomeza mudushyigikire, kandi n'abandi batari bayikora mbasabye kuyikora mukadushyigikira. Channel yanjye yitwa Bosco Mulisa Kayiranga, mukaba muzasangaho ibintu byanjye byinshi binyuraho, harimo amafilime, harimo ibiganiro, cyane cyane nkaba nkunda gukora ikiganiro cyitwa ngo ese ubyumvute. Ubyumvute y'uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku kintu cyitwa abahanzi. Abahanzi, iyo bavuze abahanzi bakuna ngo bafite ibihangano ngo bahanze bigiye bitandukanye, ariko banyarwandakazi ngewe buriya ntago numva ko bakagombye kwitwa abahanzi. Icyo kintu rero nkaba ari cyo kintu ngiye kubanzaho ngo tuganire, bityo namwe muzagenda mumbwira uko mubyumva. Abahanzi rero ngewe naricaye ndatekereza ngo ninde ushobora kwitwa umuhanzi, cyane cyane ko ngewe maze kubitekereza nasanze ngewe nta kwiyita umuhanzi. Ariyo mpamvu nahisemo izina ryitwa umutekerezi nyarwanda. Ngewe mureba ndi umutekerezi nyarwanda. Izina ry'amahanga nk'uko nabo bakunda kuyagira nitwa Mr. Kwepos, ariwe mutekerezi nyarwanda muri iki gihugu cyacu. Utese ubyumvute? Mu by'ukuri naricaye ndareba nsanga ibintu bihangwa bishyashya nta bintu bikiriho rwose bihangwa bishyashya. Ese ni iki wahanga gishyashya kitahanzwe? Nta na kimwe. Niyo mpamvu rero maze kubona ko nta na kimwe, nahise mvuga ngo ni ukubera iki mubita abahanzi, cyane cyane mukabifashamo nk'itangazamakuru, yaba iryandika yaba iry'amashusho, mwese mukabita abahanzi. Ndabasaba rwose muzafata umwanya mubitekerezeho, cyangwa se uzumva ashaka kumpinyuza azantumeho dukore deba tubiganireho. Nk'iyo umuntu afashe indirimbo agahita avuga ngo nahanze indirimbo igihangano cyanjye, no, ntabwo ariko byakagombye kuba byitwa. Indirimbo wayifashe koko urayitekereza urayitunganya, ariko se tugiye kureba wifashishije iki kugira ngo ya ndirimbo iboneke. Icyambere hari icyo bita beat. Ngira ngo indirimbo zose nta ndirimbo mudashyiramo beat mwabahanzi. None se beat uba wayihanze? Beat umuhanga wayihanze wayikoze yarayikoze arayihanga ayitereka hariya. None se iyo mukoresha, nese umaze kwifashisha beat y'abandi ubeshya abantu ngo wahanze gute? Icyo ni icyambere. Usibye na beat, tugiye mu njyana gakondo hari ikintu bita inanga. Inanga iriya mirya yayo yose, umuntu wahimbye inanga yayihaye n'amajwi. Ayo majwi rero uriya muntu niyo wahanze icyo gihangano cyitwa inanga. None se wifashishije inanga, wamara kwifashisha inanga ukavuga ngo wahimbye se iki? Ahubwo wafashe bya bintu byahimbwe n'abahanga bo hambere urabikoresha. Niyo mpamvu mpita nerekana nshingiye kuri icyo ko ntabwo uba wahimbye, ntabwo uba wahanze, kuko ari amajwi y'inanga umuntu wayikoze yarabitekereje arayakora. N'amajwi iriya mirya yose uko itandukana, ngira ngo muzi yuko buri murya wose ufite ijwi ryawo. None se ubwo iyo uyifashishije uvuga gute ngo wahanze? Si nicyo cyonyine, ubwo ndacyakomeza kubabwira. Muri iyi minsi hari ibintu bimaze iminsi bibica bigacika,
kumva nk'umuntu itangazamakuru riramusuye avuze ijambo runaka soye mu kanwa ke, nta muntu ndomaho urutoki, ariko reka nivugire. Nk'ubu mvuze ngo ngiye kuririmba moto, urira moto tugenda moto, icyo gihangano cya moto ntabwo ari wowe wagihanze, wapi, ntabwo ari wowe, ntabwo rero ugomba kuvuga ngo wahanze. Si nicyo cyonyine, reka nivugire. Umuntu avuze ngo tugiye kuririmba ubutita, ubutita ngira ngo abazi ikinyarwanda hari ubundi babisobanuramo, ariko no kubivuga ntacyo bintwaye. Ubutita ni ubukonje. Buriya ahantu henshi hamwe na hamwe bavuga ubutita, ahandi bakavuga ubukonje. Ubwo nanze kuvuga n'ubushyuhe. Ayo ni amagambo asanzwe akoreshwa, ni ijambo ry'ikinyarwanda. N'abantu abahanze ururimi dukoresha nibo bahanze ayo magambo. Kano kanya ukicara ukayifashisha, wamara kuyifashisha ngo wahanze. No, ntabwo wahanze, ahubwo hari ibintu byahanzwe uri gutekereza ukabyifashisha, ugafata iki ukakivana, ugafata iki ukakizana, wamara kubona groupe y'ibyo bintu wenda nka 5 ukabyifashisha ugakora indirimbo. Kandi indirimbo nayo reka mbanze nkubwire, nko muri video cyane cyane ariko mumbabarire ntimuzantera amabuye. Nko muri video cyane cyane mukunda ko video z'uyu munsi cyane cyane izo turi kubona zibica bigacika, ni video zirimo abana b'abakobwa. Zira video zirimo abana b'abakobwa rero uti wahanze niwe waremye umuntu Imana niyo yamuteretse kuri iyi si, nkuko 95% bose bavyemera. None se umuntu uri kwifashisha waramuremye? Ntabwo wamuremye. Niba utaramuremye rero we kwifitinga ngo wahanze ngo wakoze igihangano, no, ibyo nibyo ntashaka. Yaba bibitirira, yaba ababibahamagara, ndashaka icyo kintu rwose tugitekerezeho, mumfashe tujye tugerageza aho tugeze, dutekereze dushyire ibintu mu buryo, n'ibyatanye tubigarure tubishyire mu murongo wabyo. Ntabwo vraiment uba wahanze, ntabwo ari byo. Ahubwo none reka njye mbanze mbabwire, nkanjye wize umutekereza nyarwanda. Umutekereza nyarwanda njye buriya iyo nkoze nka filme cyangwa se nkakora indirimbo, ntago njyewe mvuga ko nakoze igihangano, ahubwo njyewe mvuga ko nakoze intekerezo ya filme cyangwa se intekerezo y'indirimbo. Ntago mvuga ko nakoze igihangano. Ndagira ngo mbabwize ukuri, niba mugira ngo ndabeshya cyangwa se niba hari umuntu ushaka kungisha impaka, hazagira umuntu ugerageza ahanga ikintu kitigeze gihangwa na rimwe, nuvuga ngo kitariho, tutigeze tubona, avuga ati nakoze igihangano ngiki kandi kizafasha abanyarwanda cyangwa kizafasha abantu batuye isi, kuko byumvikane icyo kintu kirenga imipaka, none agishyiraho abantu bakibone. Wakivana hehe se? Wakivana hehe? Ntacyo wabona. Niyo mpamvu rero maze kubona ko ntacyo wapfa kubona, ntabwo mwakagombye kugumya mubita ngo abahanzi. Reka dukomeze, reka mbakubita urwenya. None mbakubita urwenya muraseka muratembagara. Muri iyi minsi hari abantu bateye ngo bari guhanga umwenda wawuhanze gute? Ngo igihangano cy'umwenda twasanze tweze tubyiruka, hari ibintu bita imyenda ubwoko bwose, yaba amapantaro, yaba amakabutura, yaba amashati n'imipira. Muri urwo rurimi rwo tumenye ibyo bintu byose byarakozwe. Uricara ukavuga ngo wahanze umwenda ute? Wawuhanze ute? Noneho niba wawuhanze koko, hazagira ugerageza afata ipantaro cyangwa ikabutura, ayihanga ayikore ku buryo umuntu ashaka kuyicisha mu mutwe, ayambaraho yagenewe, turebe niba bizakunda. Ntabyo washobora. Noneho hari abasigaye ngo bakora imyenda, nako ngo bahanga imyenda. Hanga imyenda iriho amababa, amafurusheti,
amasafuriya, amafuni, urwiri, warangiza ngo wahanze se ibyo bikoresho wifashishije ni wowe wabikoze, ni wowe wabikoze se? Ibyo ni ibihangano by'abantu b'abahanga twasanze, none wabyifashishije, none se ubwo wahanze? Banyamakuru mumfashe, tangazamakuru rya showbiz, ibi bintu, iyi message cyane cyane ni mwebwe ndi kuyiha, mumfashe duhindura ibintu kandi mubikunze byakunda. Uziko musigaye mufata umuntu ngo mukamwita umuhanzi, yarangiza nawe akumva yabaye igitangaza. Ariko se ubundi ikambabaza, ubundi ari umuhanzi n'umutekereze nyarwanda, mwumva ni ibihe bifite injyana? Ndagira ngo icyo kintu muzagitekerezeho, muzakimbwire, uzabishaka azampamagare dukore deba kuri icyo kintu. Rwose mvugishije ukuri, ntabwo ibintu byo kubita abahanzi namwe mukiyita abahanzi njye mbona byagombye guhagarara, kuko ibimenyetso namwe ndabibahaye. Muzafata umwanya mubikoreho ubushakashatsi, mu bitekerezo, apana kugendera mu murongo umwe ugasanga ikintu cyubatswe gutya nawe ukagikurikira gutyo, undi akaza akagikurikira gutyo. Igihe kirageze ngo tugire ibyo dukosora. Ibyo twakurikiye bitari byo nimwemere, ntabwo ari uguseba, ntabwo ari uguseba kabisa, nimwemere tubikosore. Kandi gukosora igihe cyose iki gihugu cy'u Rwanda cyacu nta na rimwe badakosora, nta na rimwe batakosoye, iteka duhora dukosora. Nimwemere rero n'iki kintu tugikosora. Nkomeza rero, ariko mbanje no kubiseguraho, buriya iyo nicaye numva intekerezo ziri kunkirigita, buri gihe iteka ziba ziri kunkirigita. Iyo zinkirigise rero numva izo ntekerezo nazisangiza rubanda rwose rukazumva. Ni muri urwo rwego ikintu cyitwa ubuhanzi bw'uyu munsi bwateye, naragitekereje numva ntakihererana, numva nagishyira hanze kugira ngo abazankurikira, abazanyumva bazafata umwanya wo kubitekerezaho, ariko nabo bazagire icyo babivugaho. Rwose nasanze iyo mpano yo gutekereza ntayihererana. Bityo rero akaba ngiye mureba, amazina yanjye nitwa Mr Kwepos, izina ry'abazungu cyane cyane ko namwe aho ngaho ntabwo mbahakanya cyane, ariko ngahindukira nkagira n'irindi zina ry'iwacu ari ryo umutekereza nyarwanda. Kano kanya rero ndi umutekereza nyarwanda. Kuri Instagram yanjye uzasangaho Mr Kwepos, ndetse na Facebook nkoresha Mr Kwepos, ariko kuri channel dukoresha ubundi yitwa Bosco Mulisa Kayiranga, ariko kenshi muzasangaho KM&Du Group Limited. Iyo akaba ariyo groupe mbarizwamo, akaba ari nanjye mukunze kubona ufite intekerezo ya filime yitwa Ngarama series ikunda guca kuri iyo channel. Ubu ngubu tukaba tugeze kuri seri byibura 32. Murumva yuko turi gukora cyane uko dushoboye, ariko hakaba hariho n'ibiganiro n'ubundi nkunda kunyuzaho, cyane cyane ikiganiro cyanjye nakise ese ubyumvute. Icyo nicyo kiganiro cyanjye. Muri ubyumvute rero y'uyu munsi akaba ari insanganyamatsiko nashaka kubagezaho. Ubwo ahasigaye ni ukudufasha mukajya mukora like na subscribe ndetse na share.